ndagira ngo mbabwire ko ibibazo ufite bimaze igihe kinini Imana ishobora kubikemura mu kanya gatoya maze ukishima ukanezerwa. Uyu mugabo yasabye ibiceri, mu yandi magambo yasabaga amafaranga, ariko ahabwa gukira. Ahari dusaba ibidakwiriye, ariko Imana izi ibyo dukwiriye kandi irabiduha. Imana ntabwo ivura igice kimwe. Ntabwo Imana yagusura urwaye ukuguru ngo ikuvure ukuguru usigarane ukuboko. Ntabwo yagusura ishaka gukiza ukuboko ngo usigarane ukuguru kurwaye. Ahubwo Imana iragukiza wese, ikagukiza n'umutima wawe, ukagenda n'abakuzengurutse bakabibona bagashima Imana. Abatazi ibyo bari byo bagatangara, ariko abazi Imana bagashima. Dufite abantu mu ngo zacu, reka turebe abana batoya nta mbaraga bafite, bakora iby'abana tubabwiye. Ese turabazana mu rusengero? Ese baguma ku irembo? Mu gihe cyashize nagize amahirwe nanone yo kubwira abana b'Imana, twavuze ku mukuru w'itorero wari warigize umuntu udashobotse mu rugo rwe, akaba mwiza mu rusengero, ariko yagera mu rugo akaba mubi ku buryo yicisha umuryango we inzara, kugeza naho abana be bababara bakabibwira umupastor wari uje kubasura. Uwo mugabo ni ameze nka wa wundi wari ku irembo ariko atarinjira mu rusengero ngo abone Imana by'ukuri. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Imana ibaho umugisha. Nkuko bababwiye, nitwa Hodari Enos, niyo mazina yanjye, niyo data yanyise. Ndi mutoya ntabizi, atangishije inama, ariko kubera ko umubyeyi hafi cyane akorana n'Imana, anyita atyo ashingiye ku cyo yumvaga ashaka ko umwana wazamera. Ndakura ntazi ibyo ari byo, ariko nagiye nkura, nagiye menya ubusobanuro. Nitwa Hodari. Yongeraho Enos. Anyita Enos kubera umuntu wamugiriye neza, umuntu wari umupasitoro, ariko anyita Enos nanone abishingiye ku mwuzukuru w'umuntu dukomokaho twese, Adamu, umwana wakomotse kuri Seti. Igihe isi yari imaze kugira ingorane, igihe umwana we yari amaze kwica undi mwene se, ariko Imana ibibonye iri mu ijuru iravuga ngo reka ngukore igitangaza ngo ushumbushe amuhundi mwana. Umwana niwe wabyaye umwana wundi nawe amwita Enos. Muzabisoma mu mateka ya Adamu n'abana be n'abuzukuru be. Ibyo rero ntabwo ari cyo gikuru, ariko igikuru cyane nuko nshimira Imana ko namenye Imana, kandi ngashimira Imana ko ishobora kunshoboza guhagarara imbere y'iteraniro ryayo ringana ritya nyivugira. Ibyo bikantera ibyiringiro yuko igihe ntazi, ahari muri cya gihe nzaba nta mbaraga mfite, cya gihe nzaba ndetse no kuzamura ukuboko bingoye, nzibutsa Imana ko nigeze kwivugira kuri iyi tariki, kuri uyu munsi, muri uyu mwaka, kuri isabato ya kabiri, isabato y'umuryango. Icyo nzakibuka kandi nzakibwira Imana igihe nzaba ntagishoboye gukora urugendo rwo kujya kuyikorera, kandi nawe ufite Imana izakwibutsa. Guhera ejo dutangira isabato, hari amagambo yakomeze kuza, amagambo meza, amagambo avuga ubwiza bw'Imana, amagambo avuga urukundo rw'Imana, amagambo avuga ibitangaza Imana ikora ikoresheje abana bayo. Ejo hari amagambo akomeye
batubwiye y'umuntu wasigaye ari umupfakazi ariko asigara nta kintu na kimwe afite, ariko kandi asigarana n'abana kugeza aho abana baje kubafata bugwate, abuze icyo akora yibuka ko umugabo we yakoreraga Imana. Uwo yabwiye umuhanuzi abyumvise aravuga ati nanjye ntagize icyo nkora ku muntu wakoreye Imana, nkorera abantu basigara abantu be, ntacyo naba nkoze. Aho niwe yahereye akora igitangaza gikomeye, amuha inshungu y'aba bana be. Natwe uyu munsi Imana itugirira neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko cyane cyane Imana itugirira neza ku byo dushobora kubona. Icyambere Imana yakugiraho neza nuko uri ahangaha uri muzima. Hari abatabishoboye, ushobora kwitekerezaho ukavuga uti wenda nuko nabonye imodoka, nabonye itike, nabushoboye kwizana, ariko Imana itabyemera ntabwo wabaje. Kadusenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye cyane kandi turaguhimbaje, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye kuba turinze mu gihe cyashize, ukaturindira mu ngorane twanyuzemo, ubu turiho turi bazima turahumeka, izina ryawe rihimbazwe. Ngwino bane natwe muri kano kanya, ijambo ryawe rigere kuri buri wese, kandi umwana wese wawe uri ahangaha afashwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Nifuje ko tuganira ku magambo magufiya, ndetse ku magambo buri muntu wese abakuze azi, ndetse n'abana batoya. Kera ndi mutoya niga mu mwaka wa 3, twigira kuzakora ibizamini no gutsinda, ubwo ndavuga wa 3 primaire, twigaga isomo rya Bibiliya tukaryita RE bakavuga mu magambo arambuye ngo ni religious education. Bakajya batwigisha ariko tukiga dushaka gutsinda no kubona amanota menshi. Maze isomo ndimuka nafashe icyo gihe, baratubwiraga ngo abagabo babiri bakijije umuntu wari wicaye ku irembo ryitwaga ngo iki. Maze tugasoma dushakisha izina gusa, tukavuga ngo iryo rembo ryitwaga Beautiful Gate. Ubwo rero batabyumvise ngo ni irembo ryiza. Ariko nakomeje nkura, iri rembo ni kubera iki baryise ryiza. Reka tugendane mu byakozwe n'intumwa igice cya 3. Ndifuza ko tutaza gutinda, ariko Petero na Yohana, niko bavuga, Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Icyo gihe cya ari cyo saa 9. Hariyo umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero rwitwa ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Ubwo Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku rusengero rw'urusengero rwitwa ryiza, asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Wakwibaza ngo iri rembo ry'urusengero ryitwa ryiza i Kanombe rirahagana.
wakwibaza ngo uyu muntu wari umaze imyaka 40 mu by'ukuri ni iki cyatumye atajya hariya muri kino gihe ngo akire? Uyu muntu yari yaramaze igihe kinini yumva inkuru ya Yesu, yari yamaze igihe kinini amakuru ya Yesu yaramugezeho, ko Yesu akiza abantu bakagenda, ko Yesu akiza abahumye bagahumuka, ko Yesu avura. Ariko nta bushobozi yagiraga bwo kugira ngo agere hariya. Ariko igihe cyarageze, ibyiringiro yumva birashize. Ese twebwe ntitujya tugera igihe twumva turananiwe? Aho wananiwe aho ngaho niho Imana igusanga igakora ibyo utakekaga ko yabigukorera. Igihe yarananiwe yumva ibyiringiro birangiye, afata icyemezo nk'uko yajyaga bikora, rwose arataka, arababara, bagenzi be n'inshuti barabibona. Nibyo byatumye bamuterura bamujyana ku rusengero ngo ajye gusabiriza udufaranga aho hantu. Uyu muntu yagize ingorane zikomeye, akigera ku rusengero mukuru yari yishimye azi ko agiye noneho guhura na Yesu, ariko yakubitanye n'inkuru ibabaje cyane. Yamenye ko mu minsi mike yari ishize umuntu mukuru, umuganga mukuru yagiye kureba, yari yarapfuye. Subwo ayo makuru murayamenye? Arababara, ariko abona abagabo bagenda batambuka mu isaha ya 9, arabareba yumva atangiye kugira ati wenda bariya barampa icyo ndi burarire. Ariko agira ingorane zikomeye, ahura n'abagabo nabo bari bakennye bikomeye, bijyanye n'ibihe byari bivuyemo. Ibihe byari bishize, nta gihe cyari gishize kinini Petero ahuye n'isanganya ikomeye igihe yihakanaga umwami we. Nta gihe kinini cyari gishize Yesu apfuye. Aba bantu bari bamaze igihe kinini, umwanya munini basenga, babona Yesu aragiye. Cyokora bari bafite isezerano ry'ibyo yababwiye, bari bafite imbaraga z'ibyo Imana yabasigiye, bari bafite ubutware. Petero aramureba aramubwira ati udutumbire. Yumvisa iryo jambo rikomeye, ni nk'uko wabona umugabo rwose wubakitse uri aha ngaha. Hano harimo inshuti zanjye zihagaze neza rwose zikize, nawe uramutse uhuye nawe ukabona azagusanga kugenderera, ufite icyo ukennye wumva ko wavuga uti ndakize, uyu mugabo arakima. Bamubwiye ngo ututumbire, yumva ko icyo ashaka kibonye, ariko atungurwa n'ijambo ryavuye kuri Petero bivuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite nakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugira ute? Ntabwo uyu mugabo yigeze atekereza ko bazahabwa izina, ntabwo yigeze atekereza ko azahabwa gukira, ntabwo yigeze atekereza ko amaguru yazongera agakira akagenda. Ariko Imana yamuhaye ibirenze ibyo yasabye, izina ryayo rishimwe. Tubikuruye tukabizana mu gihe cyacu cya none, uko ibintu byakorerwaga kera na n'uyu munsi Yesu niko ari, ni nako azahora. Ibitangaza byabagaho kera na n'uyu munsi birakoreka, ariko uyu munsi ducika imbaraga nk'abantu, tugacika imbaraga nk'uriya, kubera ko turi abantu nyine. Ariko uyu mugabo yamaze igihe kinini amugaye atazi uko yakira. Ndagira ngo mbabwire ko ibibazo ufite bimaze igihe kinini, Imana ishobora kubikemura mu kanya gatoya, maze ukishima ukanezerwa. Uyu mugabo yasabye ibiceri, mu yandi magambo yasabaga amafaranga, ariko ahabwa gukira. Ahari dusaba ibidakwiriye, ariko Imana izi ibyo dukwiriye kandi irabiduha. Ahangaha rero Petero yabivuze azi icyo avuga, ariko yongeraho. Ntabwo yavuze gusa, yarakoze. Yamufashe ukuboko
kw'iburyo aramuterura amutiza imbaraga. Wari umugaye, wari ufite amaguru adakora, arakora. Kwizera mureke bijyane no gukora. Izina rya Yesu rifite imbaraga yo gukiza, kurokora no guhindura ubuzima bukaba bwiza, kandi kwizera kujyana n'ibikorwa nk'uko Petero yabigenje. Iyo Imana igukijije ubukize wese. Imana ntabwo ivura igice kimwe. Ntabwo Imana yagusura urwaye ukuguru ngo ikuvure ukuguru usigarane ukuboko. Ntabwo yagusura ishaka gukiza ukuboko ngo usigarane ukuguru kurwaye. Ahubwo Imana iragukiza wese, ikagukiza n'umutima wawe, ukagenda n'abakuzengurutse bakabibona bagashima Imana. Abatazi ibyo bari byo bagatangara, ariko abazi Imana bagashima. Ahangaha Petero mumwibuke neza, mukurure neza muri cya gihe cyashize. Mwibuke Petero agenda ku mazi, mwibuke Petero afite ubwibone, mwibuke Petero yihakana Yesu. Mumwibuke Petero igihe cyose yahoraga ari vuba vuba, ariko ahangaha yari yarabonye amahirwe ya kabiri. N'igihe yamaraga gukiza uyu muntu yagize ingorane zikomeye, we na Yohana barabatumiza ngo baze kuburana. Aho Petero yaje kuburanira ni hahandi hakaniye umwami we. Abamuburanyaga barabati noneho turamubonye. Ubwo ari ku nshuro ya kabiri aravugisha ukuri, noneho araza kumwihakana bya nyabyo. Ariko noneho Petero yarahawe amahirwe ya kabiri. Noneho yavuze Yesu, aravuga ati dore uyu muntu wakize yakijijwe na wa wundi, ntimugire ngo ni jyewe, ahubwo ni Yesu wa wundi mwishe, kandi yari yaraje ari buye rikomeye rikomeza imfuruka. Maze kubivuga atyo bumva arakomeye, barashoberwa, baratangara. Noneho bamenya ko Yesu n'imbaraga y'Imana bikora. Ubuzima rero buhindutse kuri uwo muntu wari ufite ubumuga, ntabwo yabiretse. Yarabakurikiye, arabasanga, agenda yitera hejuru abyina, ashima Imana ati nimurebe uko mbaye mugaye gatoya, nari maze imyaka 40 yose mugaye narapfuye, none dore ndakize. Abantu bose babonye ibyo ngibyo, bamwe bibaviramo gushima Imana. Umuntu wari warabanye n'ubumuga imyaka 40 atangira kuvuga ubutumwa mu buhamya yatangaga yuko atakiri ikimuga, ahubwo agenda n'amaguru. Ubuhamya ushaka gutanga, ubuhamya wavuga muri kino gihe ni ubuhe, kugira ngo abakuzengurutse babone ko Imana ari nziza, ko Yesu Kristo afite imbaraga, ko Imana Yesu Kristo ari urukundo. Abo bose bavugishwe cyangwa se bemezwe n'ibyo wowe ubakoreye cyane ibyo bakubonyeho. Ese Imana ni nziza? Imana ni nziza ibihe byose. Ariko nanone reka tubikuremo amasomo, tubikurure mu miryango yacu. Ni ukuvuga ngo dufite abantu mu ngo zacu, reka turebe abana batoya nta mbaraga bafite, bakora iby'abana tubabwiye. Ese turabazana mu rusengero? Ese baguma ku irembo? Mu gihe cyashize nagize amahirwe nanone yo kubwira abana b'Imana, twavuze ku mukuru w'itorero wari warigize umuntu udashobotse mu rugo rwe, akaba mwiza mu rusengero, ariko yagera mu rugo akaba mubi ku buryo yicisha umuryango we inzara, kugeza naho abana be bababara bakabibwira umupastori wari uje kubasura. Uwo mugabo ni ameze nka wa wundi wari ku irembo ariko atarinjira mu rusengero ngo abone Imana by'ukuri. Reka rero arije nawe ducunge, turebe koko ese twaba tukiri ku irembo tuhamaze igihe kinini cyangwa se twageze mu rusengero. Ariko reka nihute, ntimundambirwe, turi mugana ku musozo.
igihe nabwirwaga ko nzaganira n'ubwoko bw'Imana, narakurikiranye igihe nateguraga mbona inkuru yankozeho nawe izagukoraho cyangwa se iragukoraho. Ni umuryango umwe mu bigaragara mu buzima tubamo utari ufite ubutunzi bwinshi, ariko umutware w'urwo rugo yarazi Yesu, yarazi Imana. Noneho ariko igihe cyose bagasenga, igihe cyose akabwira abana be ati dore mfite inshuti yanjye magara, inshuti idashobora kuntererana, inshuti nkunda rwose, kandi namwe bana banjye, nawe mugore wanjye, inshuti yanjye namwe irabakunda. Abana bakabyumva batyo, kandi akababwira buri gihe cyose uko basenga, uko bagiye kugicanira akababwira. Igihe kimwe ararwara, araremba, baramuvuza ntiyakira, baramusengera ntiyakira, bakora ibishoboka byose nk'uko namwe mubizi mu miryango yacu, ariko umuntu arapfa. Amaze gupfa, abana ndetse n'umugore bategereza ko inshuti se yajyaga avuga izaza kubasura, barayibura. Imyenda umugabo yari yaramuguriye agikora itangira gucika mukuru ubwo buzima. Abana kwiga birahagarara, bageraho kurya bihagarara, ariko igihe bari bicaye baganira, nyina yabuze icyo ababwira n'abana bari mu kumuhata ibibazo. Abana buriya ni abantu beza, baramubwira bati mama, ko hari umuntu papa yajyaga atubwira inshuti ye ko ataraza kutureba. Nyina aramubwira ati mwana wanjye, inshuti za so ntabwo zigeze ziza kutureba, nyine mwiyakire, kwiga byihorere bireke. Umwana ati rero ubwo ataza kandi yambwiye ko hari inshuti ye ituye mu ijuru, ngiye kuyandikira. Nyina ati ntiwirushye, ntiwiyandikire, kubera ko mwana wanjye mu ijuru ni kure, ntawe ujya ajyayo. Ariko umwana ntabwo yumvise anyuzwe, kubera ukuntu se yahoraga amubwira ko inshuti ikomeye kandi itazigere mutererana. Umwana ariherera, kari kamaze kuba kana gakuze kazi kwandika, gafata urwandiko karandika. Icyo gihe ntago ari nk'ubu ngubu, internet ntago zari zakaza, twari tugikoresha ya maposta ya kera, tukajya gushaka tembure tugashyira kuri envelope. Ubwo rero abakuru barabyumvise, ariko abatoya ntabyo bazi. Arandika, ashaka envelope ashyiramo, ajya kugura tembure cyangwa se postamp, jewe sinyibuka kuko twazitaga, ariko ubwo mwazumvise. N'agapapuro kabaga kariho igiciro kijyanye naho urwandiko ruzagera. Agenda arandika, ariko ndagira mbasomere urwandiko umwana yanditse. Mwihangane murwumve, ntimwite ku masaha. Umwana yaterura arandika ati, nuko umwana ariherera yandikira Yesu ati, ku nshuti ya data umwami Yesu utuye mu ijuru, ndakumenyesha ko data yitwaga Byiringiro, ya nshuti yawe yarapfuye. Ubu twasigaranye na mama gusa. Mama nta kazi agira, ubukene buratwugarije cyane. Hari ubwo tubwirirwa cyangwa se tukaburara kubera kubura udufasha. Kubera iyo mpamvu banyirukanye kera ku ishuri, imyenda ya mama yamusaziyeho. Inshuti zabanaga na data kiriho zose zaradutaye. Ndetse n'ubu nkwandikiye tugiye kurara ubusa,
nta byo kurya dufite. Data atarapfa yambwiraga ko ari wowe nshuti y'ukuri, none ndakwiyandikiye ngusaba kudutabara. Ukimara kubona iyi baruwa, kansubiremo, umwana yaranditse, data atarapfa yambwiraga ko ari wowe nshuti y'ukuri, none ndakwandikiye ngusaba kudutabara. Ukimara kubona iyi baruwa. Ashyizemo iki? Ashyizemo ikintu cya vuba vuba. Ukimara kubona iyi baruwa udutabare. Umwana aravuga ati, ngaho ngusezeyeho. Nije Uwimana, umwana niko yitwaga, umwana w'inshuti yawe Byiringiro ugutabaza. Murayumvise? Umwana aranditse, ashyize muri envelope, ajyanye ku iposita, arahagurutse, aragiye, afashe urugendo. Ageze imbere hariya ahasanga abana b'abakobwa bakira inzandiko ngo bazitunganye, noneho bazegeranye, bazishyire mu byiciro bijyanye n'aho izandiko zizajya. Izizajya i Kampala bazishyira ukwazo, izizajya ahandi bazishyira ukwazo, izizajya Nigeria nazo bazishyira ukwazo, izizajya i Kigali bazishyira ukwazo, izizajya Rusizi n'ahandi. Ariko nabo babonye aderesi umwana yanditse kuri Yesu wo mu ijuru, babona iyi aderesi ntayo bafite mu bitabo byabo. Nta kindi bakoze, barasetse, baraseka cyane. Ariko umwana yari azi cyari mu gukora. Baraseka barakwenkwenuka, ariko umwana yari azi cyari mu gukora. Ariko igihe basekaga, hatunguka umugabo munini, ubyibushye, muremure, wambaye ikoti na karuvati, afashe imfunguzo mu ntoki. Abona bari mu guseka, ati murasetswa n'iki? Ati nawe irebereye. Ati rebera umuntu wanditse agashyiraho aderesi yandikiye Yesu wo mu ijuru. Ati reba. Ati mwanyemerera se ngafungura urwandiko nkarusoma? Bati rufungura, nushaka urwijyanire, n'ubundi nta rwenda kuzajya, kubera ko iyi aderesi ntayo tugira yo mu ijuru, nta nubwo rufite nyirarwo. Umugabo mu buryo bwe butuje aratangira asoma ya magambo yose navuze, rwandiko uko rumeze. Ibyo yaraje gukora aho ngaho ntabwo yabaye akibikoze. Yaravuze ati, se umwana waruzanye muramuzi? Turamuzi, yerekeje hariya, kandi no kuri urwo rwandiko yashyizeho aderesi y'aho karitsiye batuye. Asubira yajya mu modoka ye, agenda baririza aho wa mwana yaturutse, arahagera. Nyina n'abandi bana baramubona, wa mwana ntabwo yari hafi. Arababwira ati nje kubasura. Ariko hari umwana witwa Uwimana wanditse urwandiko arwandikiye Yesu wo mu ijuru, nje kubasura. Bihutira guhamagara wa mwana, araza. Umwana amubonye, umwana amwikubitaho, aramuyambira, arambwira ati burya uko data yajyaga bivuga niko biri, burya ni wowe Yesu wo mu ijuru koko data yambwiye. Umugabo batangira kuganira, baganira inkuru zose, bababwira ubuzima bubayemo. Ariko igihe baganiraga bari batangiye kurira bose, santima zabafashe. Namwe muri mwebwe biragaragara ko hari imwe amakuru yabagezeho. Mama aramubwira ati aba bana niko byagenze rwose, uyu mwana namubujije, ntabwo ari giye ugeze mwamubwira kwandika rwose, ariko yaranditse ubwuje, Imana ishimwe.
umugabo aramubwira ati rero mwana wanjye ndahano nkubwire ati ntabwo ni jyewe ntabwo ari jye Yesu Kristo wo mu ijuru, ariko aya magambo wanditse nanjye Yesu ni inshuti yanjye, nanjye Yesu yangiriye neza, ni nawe unyohereje ngo nze hano muri urugo rwanyu mbarebe kandi mbakemurire ibishoboka byose. Aramubwira ati kuwa mbere muzajye ku ishuri muzasanga nishyuye, mubaye abana banjye nzabafata nk'abana banjye bwite, mama wanyu nawe baye uwanjye nawe nzamufata nk'umugore wanjye bwite, munshakire ukuntu njya kubakinguriza konte nzajye mbashyiraho amafaranga abatunga. Ese ubwo Yesu yabonetse cyangwa ntabwo yabonetse? Yesu yashubije cyangwa ntabwo yashubije? Imana irasubiza. Umubyeyi yaganiriye n'abana arababwira ati mfite inshuti magara Yesu Kristo wo mu ijuru, ntazadutererana. Uyu munsi mu ntangiriro z'umwaka urimo kwigisha iki abana mu muryango? Nayahe makuru urimo gutanga? Nibihe byiringiro urimo gutanga nk'umubyeyi? Aha twabonye umuntu wafite ibyiringiro byinshi bikomeye kandi akizera ko azakora ibikomeye kandi azashobozwa n'Imana, ndetse aragambirira akora umuhigo ukomeye, aravuga ngo kabone niyo mwebwe mwasenga izindi mana zimwe zo basogokuruza basengaga kera, ntago nzifatanya namwe, jyewe nzasenga ya mana yanjye, kandi jyewe niki n'inzu yanjye. Reka twihute tujye muri rya somo badusomeye riboneka muri Yosuwa 24 umurongo wa 15. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera. Ese ubwo ari mu kwitandukanya n'abariya? Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera nde? Birakwiriye ko tugambirira, birakwiriye ko tugambirira, tukagambirira kugira neza no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu umwe afata icyemezo kikamuzamuhitana mu gihe runaka, undi agafata icyemezo cyiza kikazamukiza mu gihe runaka. Tujya tubabona, njya nkurikirana nkabona hari abantu bahamagarwa bagashimirwa, bashimirwa ibyiza bakoze mu gihe batari bazi ko ibyo bakora bizabagirira umumaro. Uyu munsi dufite amahirwe nk'ababyeyi, uyu munsi turi mu muryango, uyu munsi dufite abana bashobora kutwumva bakumva ibyo tubabwiye byiza. Ibyacu ni ukuvuga kandi tugakurikirana, tugafasha n'abana kubishyira mu bikorwa. Ariko hari igihe tuzaba tutakiriho nk'ababyeyi, kandi isengesho ry'umubyeyi mwiza, isengesho ry'umubyeyi mwiza rireba ku bana be, maze agasenga aterura agira ati, Mana ndagusenze, ndagusaba abana banjye ubahe umugisha, abana banjye ubafashe ubagirire neza, abana banjye ubafashe bazakure baba abagabo babe bagore beza, abana banjye uzabahe umugisha bazatunge kandi batunganirwe. Maze akongeraho ati, Mana nanjye uzangirire neza, hatazagira umwana wanjye ugira ute untanga. Iyo si isengesho? Maze ibyo yabyizera atyo, akaba azi neza ko Imana nimugirira neza izamutwara agatabaruka mbere y'abana be. Mureke tubwire abana bacu ibizabafasha bikabatunga twebwe tutakiriho,
Uwiteka azatugirira neza. Ndi mu gusoza, hari uriya muntu wari umaze igihe kinini ababaye, uriya muntu wari umaze igihe kinini atagenda, nyamara yifuza guhura na Yesu ariko bidakunda, bidashoboka. Uriya muntu igihe cyari kigeze, ibyiringiro bye birangiye, ababaye rwose, baramuterura bamushyiraho yahuye n'imbaraga y'Imana. Mureke duharanire twese kujya ku irembo ry'urusengero rwiza, ariko biruseho duharanire kwinjira mu Mana. Ikiruseho duharanire gushaka Yesu no kumugira no kumutunga muri twebwe, ibindi byose tuzabyongerezwa. Ari amagambo twumvise Yosuwa yayavuze azi neza ko kabone niyo abandi bose bamucikaho, we azakorera Imana, we n'inzu ye. Reka ibyo natwe bibe ibyacu, kandi tubisaba Imana dukomeje. Imana nta gushidikanya, nta shiti, izabidukorera. Niyo iduha imbaraga, niyo idushoboza. Mu gihe rero turi mu ntangiriro z'uyu mwaka, mu gihe buri muntu wese ashimira Imana ibyo yamukoreye mu gihe cyashize, ariko mu gihe buri wese asaba Imana ngo izamurinde muri ibi bihe bikomeye turi mu kunyuramo, muri bihe dukomeye tutazi uko bisa imbere, ariko mu kwiringira twemera ko ari byiza, reka buri muntu wese asabe ko Imana ibana nawe kandi Imana imushoboze. Ariko ikiruta byose, reka buri wese yizere Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi ko azamugirira neza, kandi ko azatugirira neza, azatuyobora mu rugendo rwose. Kabone niyo tuzagenda tugwagwana, tuzabyuka, tugwe twongere tubyuke, tugwe twongere tubyuke, ariko tuzasohoza amahoro, tuzatsinda. Kandi ibyo nta wundi uzabidushoboza, ni Yesu Kristo umwami wacu. Imana rero ibagirire neza. Turi mu isabato y'umuryango, yahariwe umuryango, ndetse isabato ya kabiri itangira uyu mwaka. Reka buri wese azagira amahoro n'amahirwe, reka buri wese Imana izamwigaragarize mu maso he, reka buri wese gusenga kwe kuzubahirizwe gutyo. Reka uko buri wese uko azizera bizamubere uko nguko. Ibyo rero nibyo mbasabiye, nanjye mbyisabe mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.